reka mbasuhuze mwese mukomeje gukurikirana Eagle Magic TV. Tugeze muri ka kanya kacu ko kubabwira ahantu heza nyaburanga hatatse igihugu cyacu cyangwa hirya yacyo. Njye mugiye kubana niyo nshuti Cedric nk'ibisanzwe ni Eagle Magic TV, kandi subscribe shana comment cyangwa tujye tubana ibiganiro byacu ko bukeye nuko bwije. Uyu munsi turara pariti ya mbere ariyo yingiye parike y'igihugu y'Ibirunga iherereye mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba. Ikaze. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane n'uburanga kamere gitatswe n'imisozi miremire n'ahantu nyaburanga henshi huje ibiyaga, inzuzi, imigezi n'ibiyaga. Uwahageze muri iki gihugu ahari ahantu agomba gusura kugira ngo arusheho kubimenyaho byinshi, kuko ari igihugu cyihariye. Byongeyeho kandi u Rwanda rutatswe n'urunyurane rw'inyamaswa n'urusobe rw'ibindi binyabuzima bikurura ba mukerarugendo benshi, ku buryo uhageze muri iki gihugu natemberera ahantu twashyize ku rutonde abanyazwe bidasubirwaho. Ntiwarundura ahantu nyaburanga n'ahandi henshi watemberera mu rwa Gasabo ngo uhamareyo. Ni nayo mpamvu Eagle Magic TV twagerageje gukusanya ahantu 20 h'ingenzi. Uyu munsi turavuga ahantu hamwe kuri pariki y'igihugu y'Ibirunga. Kimwe mu byiza bitatse intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ni ibirunga bitanu: Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Muhabura. Ibi birunga biri mu munani bigize uruhererekane rw'urusobe rw'ibirunga byo ku isunzu rya Kongo Nili. Aha hantu nyaburanga kandi hakunzwe kuba harangwa n'imvura, amashyamba n'imigano. Ikirunga gisumba ibinini Karisimbi gifite metero 4,507 z'ubutumburuke. Ibirunga byirengeye mu misozi miremire itatse uturere twa Musanze na Rubavu, hamwe mu hantu hakunda gutemberwa na ba mukerarugendo banyuranye. Ibirunga by'u Rwanda bihana imbibi n'ibirunga birimo ibyazimye byo muri Kongo nka Mikeno, Bisoke na Nyiragongo. Iyi pariki irimo kandi amashyamba y'amoko menshi y'ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu. Ubu butumburuke nibwo butuma u Rwanda ruba hamwe mu hantu hake cyane ku isi haba ingagi, kuko zikunda iyi misozi miremire. Izi ngagi ziri hake dore ko ziri mu bwoko bw'inyamaswa buri gucika cyane ku isi. Ubu habarirwa ingagi zo mu birunga zigera kuri 720 ku isi yose, kandi zose ziri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo ya Uganda ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi parike harimo kandi n'ibiyaga birimo icya Burera n'icya Ruhondo, hamwe n'indi migezi iteye amabengeza kuyitegera uyireba. Iyi pariki yatangijwe mu mwaka w'1925, ikaba iri mu za mbere zabayeho muri Afurika. Irimo ikigo cy'ubushakashatsi kizwi ku izina rya Karisoke Research Center, cyashinzwe na Diana, impuguke mu bumenyi bw'inyamaswa wakomokaga muri Amerika. Nuko dushoje tubashimira iki gice cya mbere cy'ahantu nyaburanga ushobora gusohokera heza ku isi cyangwa hano mu Rwanda dushoje. Ubutaha tuzavuka ku kiyaga cya Kivu giherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Yari niyo nshuti Cedric, tuzongera duhure kundi munsi. Kandi subscribe ujana comment kuri Eagle Magic TV, tujye tubana mu biganiro byacu ko bukeye nuko bwije. Mugire umunsi mwiza.